wari mu matiku uvuga ngo iyi leta n'agatsiko k'amabandi none urimo muri leta umuntu yakase yagiye mu gatsiko k'amabandi reka nkubwire ikintu Angel jewe ntabwo ndi umwanditsi w'amateka ntabwo je ne suis pas historien ariko ntasibanga umbaze mubwire niba ushaka gusoma amateka niba ushaka kwandika amateka niba wumva ibyo bintu navuze kera hari icyo byakumarira uzagenda ubigumemo uzajye no uzakomeza ubyivurugutemo jewe ndi umuntu ureba future jewe iyo past impamagaye ibihe byashize iyo bimpamagaye nkareba kuri call yanjye nkabona handitse ngo the past iyo call ntabwo nyifata jewe mfata call ivuga ngo future ikintu nkura mu mateka yanjye na amasomo nigiramo ndebayo avuga ngo ndebayo nkavuga ngo justement nibyo ndimo kubabwira icyo bakwiye ndebayo nkavuga ngo quelle leçon à en tirer nirihe somo nakura mu byahise nirihe nkavuga ngo we have to learn from our mistakes tugomba kwigira ku makosa twakoze tugomba kwigira ku mateka yacu kandi nkunda kuvuga ngo ntabwo wakomeza kurebera umuntu mu ikosa yakoze ahubwo ukwiye kuba umurebera mu buryo arikosora nicyo nacyo arakivuze muri yeze bundi mu kwa 10 yes mistake itariki 16 mistake yitwa mistake kuko ari mistake nyine mistake ntabwo ishobora gusobanura umuntu mistake ni mistake ariko character cyangwa personality ibyo ngibyo hari igihe bigorana guhinduka byo byasobanura umuntu ariko wowe ukoze mistake uravuga ngo I make a mistake hariya narakosheje none ukavuga uti ariko igiti ntabwo cyankura mu jisho kabiri ukavuga uti reka nikosore sasa rero ni ukuvuga ngo kwikosora ni uguhitamo kandi ni choice yawe ngewe nahisemo kujya mu murongo muri system mu murongo uyoboye igihugu hitandukanya n'uwo nari ndimo kandi urebye porogaramu za leta hano buri muntu wese abona hafitinga ni nayo mpamvu naje nkabona nicyo nkoramo kandi nari nagikoze ni nayo mpamvu rero nje nkubwira ngo buri muntu wese nakubwiye ngo kujya muri system iyobora u Rwanda cyangwa kujya muri ligne ideologique yanyu no kujya muri RNC cyangwa muri FDLR ni amahitamo buri wese akora choice ariko natwe dufite nka leta kubwira abantu bakomeza kurindagizwa cyangwa kujya mu murongo badakwiye kuba barimo ugasanga umwana aratinya kuza mu gihugu kubera n'abana bangahe se bagiye baza mu gihugu hano bakavuga bati buriya nanjye sinkubeshya hari igihe navugaga ntingiye mu Rwanda byangendekera nabi byangendekera gutya ariko habaye igihe cyo kuguhumuriza igihe cyo kuguha amahirwe iyo perezida yavuze ikintu nkunze kugirana n'ikibazo n'abanyarwanda nuko batazi no kubaha zayiraje ugasanga ikintu umukuru w'igihugu yafasheho position sibyo ugasanga umunyamakuru cyangwa se umucuruzi cyangwa se undi muntu uganira mu kabari ugasanga aracyagifiteho complaint aracyakomplaininga ngo ntabwo yagombaga kubigenza kuri ngiye buri yuko mbona n'ugiye numva iyo president yafashe position ku kintu unakimbajije ndefanda icyo ngicyo kandi nkaguma muri uwo murongo kubera yuko mu buzima ikintu kimwe ngiye buri uzanebe ikintu kimwe iyo mpisemo nirengera n'ingaruka zo kuguhitamo kwanjye kandi je suis conséquent ukuvuga ngo jewe uguhitamo kwanjye naguhisemo mbizi ndaguma muri uwo murongo hanyuma ibintu rero bijyanye no kuvuga ngo kera wavuze ibi kera wagenje gutya vode wa BBC n'uyu mutanduka ni vode umwe ni vode wahindutse ni vode wavuye muri iyi ideology ajya muri iyi full stop buriya hanyuma none rero izo manza zanyu mugumagari manza kuvuga amateka y'isi manza muri wabivuze mwitangaza makuru no niba ushaka kwandika amateka uzagenda yandika kuko rega ntabwo we n'umunyamakuru ntabikubaza andika izi andika igitabo uvuga uti kera vode yigeze kuvuga ibi ubavuga ibi urumva nakoze se okay yes uvuga uti kera yigeze kuvuga ibi none ubavuga ibi none se ibi uri kuvuga ejo cyangwa ejo ntabwo uzabihindura ukavuga ibindi ariko ukagira indirimbo reka nkubaze kuki untega iminsi wese ukutega iminsi uri imana se ku murongo w'ibihe reka nkubaze uri imana ku buryo uzi ibyo nzavuga ejo njyewe ndakubwira ngo I have changed for good and forever njyewe aho ndi niho ndi ibyo ndimo nibyo nemera nibyo mbona imbere yanjye nakubwiye ngo ayo mateka je ne suis pas historien sindi umwanditsi w'amateka niba ushaka kujya mu mateka rwose hari n'ubwo abantu bajya bandakaza nkababwira ni repubulika y'amateka niba mushaka kuyijyamo muzagende mwivura umutego kurakara ariko njye sinsubiranye none rero icyo nshaka kuvuga ni iki icyo nzi gusa kurakara ntabwo byakemura ibibazo byose nta nubwo kurakara ari politike buriya hari n'umuntu kubwira ubundi umunyapolitike azikina karakara ari igifura oya no icyo ni kimwe hanyuma n'ikindi cya kabiri nkunda kugendera kuri kote zimwe za Perezida Kagame yigeze kuvuga ati niba udashaka kuba criticized ntuzagire icyuba cyo ntuzagire ububa we
ntuzagire n'icyo uvuga. Njye rero nahisemo kugira icyo mba cyo, nkagira icyo mvuga, nkagira n'icyo nkora, niba criticized. Ntabwo njyewe what I think is right, icyo ntekereza ko ari right kandi ngomba kugikora, ndagikora. Kuvuga ko Mutabaruka cyamubabaza sibyo, waba ukiyahura je m'en fous, I don't care. Wiyahuye kubera icyo navuze turamushyingura, nta kibazo mfite jewe. Donc ni ukuvuga kumbwira ngo hari ikintu Vode yavuze kirambabaza, nakivuze kuko nabonaga ari ngombwa, nagikoze kuko nabonaga ari ngombwa kugikora, kandi nagikoze kuko mbona gikurikije amategeko. Kiretse mvuze ikintu nitwararika no kumenya ngo iki kintu kuko giye niyo umuntu agiye kwita hakuma, sinzi niba warankurikiye ejo bundi Rusesabagina avuga ko adafite nationalité y'u Rwanda, et par conséquent u Rwanda rudafite uburenganzira bwo kumuburanisha. Nahise fata ingingo ya 42 yari yategeko ryerekeranye n'ububasha bw'inkiko, sinzi niba narabibonye kuri YouTube. Narabibonye hano wabishyize, nahise mbikubitabo. Ntabwo wumvise ko icyemezo cy'urukiko ari iriya ngingo gishingiyeho, ahubwo abantu bavuze ko wifurashije urukiko kandi utari umucamanza. Ntabwo nifurashije urukiko, ngiye mbajije ikintu ngusubiza ibyo amategeko ateganya. Wowe iyo umuntu aje akavuga ati ntabwo ndi umunyarwanda kuko najugunye passport, nurize passport ni ubwenegihugu, ni passport. Passport ni preuve de nationalité. Sunyirwa 28 itegeko ngenga ryo 2008 ryerekeranye n'ubwenegihugu bw'u Rwanda. Urasanga ko indangamuntu na passport ari preuve de nationalité, ariko ubwabyo atari byo bigize nationalité. Sibyo? Ese reka tugaruke ku mbuga nkoranyambaga kuko nibyo bicije ku mbuga, nabonye commentaire ziriho abana bati dare ko influence ubutabera, wenda urambwira uti influence ubutabera, navuze kiriho. Hanyuma iyi ngenga bitekerezo igenda no je interprete le droit, ngiye nafashe fact mfata n'amategeko abo nawumvise ubwira uko bimeze. Ntabwo nabara bacamanza unambaje uti telefone yabo urayifite nawe mfite, ariko barasoma byo kuba basoma nabyigemuzi abantu bakabona mu cyamaza bigende ucurubanzi ufite dossier ya Rusesabagina ntayo mfite, sibyo? N'ibyanditsemo bayivugamo n'ibyo namwe mbibona mu itangazamakuru nk'amo. Hanyuma umusenateri nta nubwo ndi muri pouvoir executive, ntabwo ndi muri justice, sibyo? Sindi umucamanza, sindi minister wa justice, ndi umusenateri, ni mu yindi pouvoir ya leta. Yego ndabyumva. Reka noneho mubaze, ndashaka kugenda kwigenga bitekerezo ya genocide igenda isa nkaho iri kwiyubura ku mbuga nkoranyambaga. Ko uvuze YouTube numva ko urayumva, usoma za Twitter mba nkureba, ufite ibyo wandika ndabibona, n'abandi bose bafite ibyo babona. Muri iyi minsi hari ingenga bitekerezo isa ni kugaragara mu bantu, ntabwo ari ngiye gudetermine ingenga bitekerezo ko buri wese afite uko aba yumva ibintu bye, ariko hari abandi wenda bagendera ku mategeko bakagira icyo babona. Hari umuntu witwa Idamage, ni umumama, ngira ngo ibyo warabikurikiye. Hakaba abo bavugira hanze bashobora kuba bakoresha amazina yabo bwite cyangwa se atari ayabo. Hakaba noneho n'ibinyamakuru bikora kuri za YouTube, usanga kenshi bafite abantu barimo kubatunga intoki bata iyi ni ingenga bitekerezo ya genocide. Bire wibona ute? D'abord ingenga bitekerezo ya genocide ntabwo ari amarangamutima cyangwa ibintu umuntu apfa kwiyumvira. Dufite itegeko rirahari ryo mu 2018 risobanura ingenga bitekerezo icyo ari cyo, kuko iki kintu cyitwa ingenga bitekerezo ya genocide kijyana no guhakana no gupfobya genocide akenshi. Itegeko rirabiteganya, urirebye itegeko ryo mu 2018 rirahari ryerekeranye no guhana icyaha cy'ingenga bitekerezo ya genocide ndetse n'ibindi byaha bifitanye isano nabyo. Ingenga bitekerezo iyo umuntu ikindi cya kabiri twashyizemo criteri y'uruhame, kubivugira mu ruhame. Ziriya mbuga nkoranyambaga nazo tuzifata nk'uruhame, tudefinisa uruhame. Umuntu akwandikiye message cyangwa akayishyira kuri groupe WhatsApp, ibyo nabyo biri define nk'uruhame mu itegeko rishyashya. Imbuga nkoranyambaga ni ahantu abantu bashobora kujya bakabona amakuru wahashyize kandi ari benshi, sibyo? Niyo mpamvu rero biriya bintu byose guhakana, kuvuga ko genocide itabaye yakorewe abatutsi, cyangwa ukavuga ko genocide abatutsi aribo bikururiye ishyano, sibyo? Hari n'abazungu bakubwira bati barashe indege irabagwira, murabyumva, babashinyaguzi. Hari abakubwira ngo abahutu bari barakaye, hari undi uzakubwira, abo bantu bose bakubwira ko barimo gukora politike. Hari undi ukubwira ngo nyine bya bintu nakubwiye ko indege itagwa genocide itare kuba. Hari ukubwira, donc abantu bagerageza gusobanura genocide iyo kuyihakana bikunaniye, kuko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarayemeje n'umuryango w'abibumbye urayemezo. Ni ukuvuga ngo guhakana ko yabayeho ntibigishoboka, ahubwo abantu bagerageza kwerekana ko habaye ebyiri. Hari ujya kumva asimbukiye ku cyitwa mapping report cyo muri Congo, sibyo? Akakubwira ati na RPF yishe abantu. Hari ukubwira ati kandi RPF yarabivuze ko hari ibyaha by'intambara byabayeho, hari n'ababihaniwe za jurisprudence zirahari. Noneho wakaza n'abandi bakubwira bati iyi ndege itagwa ntabwo abatutsi bari gupfa, sibyo? Abandi bati iyo RPF idatera ntabwo intambara ntabwo genocide yari kuba, kandi akenshi umuntu abyumva hanze. Noneho uza amadisikuru ya Mugesera y'ikabaya n'ahandi, aho bavugaga amadisikuru bavuga ngo barasubiza abantu abisiniya banyuze mu nzira y'ubusamo, bugacya aho hantu hicwa abantu, barembura abantu. Ibyo ni ibintu genocide yabaye established ku buryo hari abari navuze ngo ni ikintu de notoriété publique, donc ni ikimenya bose, ariko no mu buryo bw'amategeko
byaragaragajwe n'urukiko mpuzamahanga. Iyo rero umuntu abonye kuhakana ko jenoside yabayeho bitari bumworohere, agerageza kwisobanurira impamvu, agerageza kubishyira mu ruhame, agerageza kubyubakamo ideology, kandi agerageza kuvuga ko ari umunyapolitike, rimwe na rimwe agerageza kuvuga ko ari muri freedom of expression cyangwa freedom of press, byanavuga ngo ni uburenganzira bwo kuvuga, ni uburenganzira bwo kuvuga, freedom of speech, ni uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Ariko mu buryo bw'amategeko, yaba amategeko y'igihugu cyangwa amategeko mpuzamahanga, uzafata n'itegeko ryanyu rigenga abanyamakuru ryo mu 2013 ryo mu 2013 defamation muri Penal Code twabivaye mu 2013 itegeko ry'itangazamakuru rivuga yuko amakuru utanze atagomba guteza intugunda muri rubanda, atagomba kubangamira abandi. No kuvuga yuko freedom of expression mu gifaransa tuvuga ngo ni un droit relatif. Le droit relatif c'est un droit qui n'est jamais absolu. No kuvuga ni handi bakubwira ngo ubwo burenganzira ufite nanjye bufite, kuko ntabwo wavuga ngo ufite freedom of speech ngo noneho ngo uhamagarira abantu kwivumbagatanya kuri leta, uhamagarira abantu kugaba ibitero ku nyubako za leta cyangwa kwica abaturage ukanabyigamba uri kubyumva. Ngira ngo buriya no muri Amerika Trump nibyo banamubazaga ejo bundi gutera Capitol, buriya nuko hagiyemo lobbying za politike n'iki muri Sena, ikibazo bakagikemura mu buryo bwa politike, kuko Republicans sinshaka kujya muri politike ya Amerika, ariko bararebye baravuga bati impeachinga Trump bifite uburyo bitesha agaciro ishyaka ryacu, dufite inyungu zo kumurwanaho, nibura akabona porte de sortie honorable, akabona exit nziza. Ariko nibura wabonye aho ibintu byaje abantu, wabonye abantu, umuntu wikoreye podium ya Nancy Pelosi wicaye mu ntebe yarimo kwizunguza gutya, bijya muri byo freedom. Iriya freedom ntabwo nisakirire. Iriya freedom rero umuntu ushaka kuyizana mu Rwanda ntabwo izashoboka. Ni niyo mpamvu n'abantu bayitekereza forget, iyo bayibagirwa hano mu Rwanda ntishoboka. Ni niyo mpamvu rero biriya bintu bavugaga by'ingenga bitekerezo, abantu bashobora kuba bafite ibyo bintu byose kandi ababikora bavuga ko nabo barimo gukora politike. Ariko niba barimo gukora politike ikonforme ku mategeko y'igihugu, ese muri politike ni iki? Uri kubyumva? Kuko rero tubona abantu ndi gukora politike ubundi politike ni urwunge rw'ibitekerezo biyobora igihugu mu buryo systeme politique ziba ziri organized. Une organisation d'un système politique nuko bibona, kuko société yose urabizi hari ikintu, ari umuntu witwa Jean Rousseau uzabibona basobanura ibyo bita leta, la notion de leta, kumenya ngo leta niki, leta bifashe buriya ni kiriya giti gifite amashami atatu, kimwe cyitwa judiciary, ikindi giti kikitwa legislature donc parliament, ikindi gice kikitwa executive. Noneho iyo système rero ifite uburyo iri organize, ifite amategeko igenderaho kuva ku itegeko nshinga, ifite uburyo abayobozi bashyirwaho, baba ari abiyamamaza bagatorwa, baba ari abashyirwaho n'abayobozi bahawe mandate n'abaturage, nka kuriya perezida yappointing umuntu aba arimo gukoresha ububasha yahawe n'abaturage nabo. Donc kuriya perezida bavuga bati yafite ububasha bwo gutanga imbabazi kubakatiwe. Donc buri organe, buri institution yose kuri ubona l'institution du chef de l'État, hanyuma gouvernement, hanyuma judiciary, hanyuma legislature, hari n'abantu bitiranya leta bakayitiranya na cabinet. Bavuga leta, guverinoma, inama y'abaminisitiri yateranye. Leta ntabwo ari inama y'abaminisitiri. Leta izi nzego eshatu zose zirimo, sibyo? C'est tout un système politique. Iyo organisation rero ihera ku itegeko nshinga, uburyo société yose iyoborwa, amategeko yigenga, uburyo abayobozi bajyaho, uburyo abayobozi bashyirwaho. Ntabwo mu gitondo ushobora kubyuka ngo ushinge idarapo ry'igihugu hari Nyamirambo ngo uvuge ngo iyi ni presidence, sibyo? Nukuvuga ngo icyo gihe bakurasa n'amatwi akaziba. Donc niyo mpamvu ndimo kukubwira ngo aba bantu bose bakubwira ko bashaka kuyobora igihugu, abenshi n'abahoraze mu butegetsi barabubonye bigeze kuyobora igihugu, bumva bakibikumbuye. Ariko nkunda kuvuga ngo niba mwebwe mwarayoboye igihugu mukagira une gestion catastrophique du pouvoir, mukarangiza mukoze dega, mukoze genocide, igihugu murashaka kongera kukiyobora ngo mugikoreshe bure bande. Rero hari abantu benshi, aba bantu bose nk'abantu benshi bari muri mu kintu cyabuze cyitwa FDU, sinzi uko cyavuyemo Darifo Murinze hano, sinzi mbona bivangavanze ibyo bintu bya nabuze nkubwira ko baritandukanye. Bimwe nabuze nkubwira bya Kadurufayo, nk'umuntu wari minister hano akaba yari minister muri guverinoma y'abatabazi akica abantu, cyangwa akaba ari muri guverinoma yakoze genocide. Uwo muntu arashaka kongera kuyobora igihugu, arashaka ubutegetsi ngo bukoreshe iki? Igihe yarabufite yabukoresheje iki? Umuntu wabaye minister wa defense, umuntu wari chef d'état major, we arakubwira ngo sinshaka kuvuga ko abantu babaye muri politike batayigarukamo. Ariko twebwe nk'abantu batari bagirimo kuva kera, nanjye ndimo ndagenda njye mu bantu bakuze, ntabwo nkiri mu rubyiruko, ariko nk'abantu twitegereza kuko politike y'igihugu kuva uko tuyiga kuva muri za 60 kuva muri 90 dutangiye kuyikurikirana live, twebwe turimo turareba ngo uyu muntu ni muntu ki.
la gestion ye y'ubutegetsi igihe yarabufite ubutegetsi yabukoresheje iki none arashaka kubisubirana ngo yongera gukoresha iki yongera kuri jenoside se yongera yica abantu ariko ntabwo nanavuga ko ari uburyo wenda bwo gukumira ngenda ndeba case par case ntuza case by case kuko ushobora kuba warisanze muri system yakoze jenoside utari mu jenoside ukanitandukanya nayo notama nshobora kukubwira nk'abantu bari abasirikare bakuru ba General Gatsinzi uziko bageze za Gikongoro ntibigeze bajya muri baravuga bati no ahitagaruka kandi wabonye ko igihugu system RPF imaze gufata igihugu yamuhaye inshingano kandi wabonye ko systeme RPF imaze gufata igihugu nta nubwo yayoboye igihugu yonyine ni nayo mpamvu hari n'abantu bajya bambwira bati kuki turimo kubona abantu barokotse jenoside nabo batangiye kuyipfobya buriya abanyarwanda bagira ambitions nyinshi hari umunyarwanda warokotse jenoside w'umututsi wavugaga ati ubwo RPF ifashe igihugu ubu natwe tugiye kuduha ubutegetsi dukanda abahutu iduhorere natwe tubonye umwanya wo gukanda abahutu tugiye guhora ibyo iyo RPF yibeshye igakora iyo mistake ubu Rwanda ruba rumeze nka Somalia nukuvuga ko RPF n'ibyo binakubwiye byo gutekereza ubumwe bw'abanyarwanda mu nyungu zagutse nturebe ubumwe bw'agatsiko ni niyo mpamvu igihe cyose abantu baririmbye ubumwe bw'abahutu butashobotse parce que ubumwe bw'abahutu ça n'a jamais été un point fort de leur histoire ni niyo mpamvu butashobotse kuko ntacyo bwari bwubakiye ubu ngubu ikintu gishoboka n'ubumwe bw'abanyarwanda kuko aribwo bafite icyo bwubakiye harimo mbwira none rero ibyo ngiye kukubwira uwo muntu wari ufite expectation yuko bazamuha amahirwe yo guhura akaba atarayabonye ashobora kuvuga ati niho mbahomboka rukabona n'ubyaje mu mashyamba rukabyaje ibintu nanjye njye mu mashyamba cyangwa nanjye mbihakane cyangwa mvuge ko n'aba bantu nabo byaje bakica abantu donc ni ukuvuga ngo impamvu zishobora kuba nyinshi ntabwo ndeba mu mitima y'abantu ariko navuze ngo buri munsi tubaho duhitamo uko uhisemo uhitamo ingaruka zo guhitamo kwawe yes abo n'abantu bari bakuru cyangwa se bari baranavutse mbere gato ya jenoside ubu noneho ndagira ngo tujye muri iki gihe nyuma ya jenoside nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hari ahakunze kugaragara abana bakiri bato usanga n'abafite ingengabitekerezo ya jenoside ko batabibayemo bakaba mu bihe by'ubumwe n'amahoro n'umutekano w'abantu iyo ngengabitekerezo utekereza ko bayikura hari ibyiswe ingengabitekerezo yo kwishyika byaravuzwe hanyuma ingengabitekerezo ni ikintu ideologique sibyo ni ikintu ushobora kwicara hano mu bitekerezo ukakigutsindagiramo sibyo ukagikurana kuko ibyo kuvuga ngo ingengabitekerezo natwe hari abantu twabanaga bayifite kera tukiri abanyeshuri kandi ari abana nkatwe sibyo donc ni ukuvuga ko rero kuvuga ngo abayifite bayikura he swat bayigishwa n'ababyeyi babo mu miryango yabo bayigishwa no kuba wasoma nawe kuri izo mbuga nkoranyambaga wahoze uvuga ukaza ugaterura ibintu umuntu w'umusederi yavuze yanditse kuri YouTube cyangwa yavuze kuri YouTube cyangwa yanditse kuri Facebook ukabifata ukabimira ukabigira ibyawe sibyo hanyuma ushobora kuba nta yandi makuru ufite cyangwa ushobora no kubyirengagiza ubizi cyangwa se mu kimwe ushobora no kuvuga uti umubyeyi wawe ashobora kukubwira muri impunzi akakubwira ati mwana wanjye buriya inkotanyi zitera nari minister zaratwibye ziratwiruka none ubu ngubu bari abantu nababeshyi none ubu turi impunzi kandi bari kubura umwana wa minister sibyo none umwana wa Habyarimana ashobora kukubwira ati ubu ngubu mba nkiri muri State House sibyo ni ukuvuga ngo politiki niyo mubwira ngo iyo ushaka kujya muri politiki ureba ibintu rusange by'inyungu rusange ariko iyo utangiye kureba utunyungu twawe turi isolated ntabwo wabura kugwa mu mutego wa munyengire cyangwa wo kuvuga ngo uriya no wahariya kuko kugeza ubu ngubu nibyo nkubwira hari n'abikomeje gutsimbarara ku bintu bitakiriho nibyo najyaga mbwira abasimbukanaga twagira mu ngo yatanze igihugu ngo abanyenduga nakunda kubabwira nti ubu abakiga n'abanyenduga mwese ubutegetsi ko ntabwo mufite umurapfiki sibyo abo twashoboraga kuganira muri icyo gihe buri muntu wese nibyo nakubwiye ngo afite uko yahitamo aba bana rero ingengabitekerezo barayigishwa sibyo kuko ingengabitekerezo ni ikintu ideologique ushobora kwigishwa ugashyirwamo n'undi muntu wari we wese niyo mpamvu natwe dufite inshingano la déconstruction yo kubwira ngo dore amateka y'igihugu ukomeze dore ibyabaye uko byagenze abana bakamenya ukuri none tukabaha amahirwe yo guhitamo ntibagire version imwe uwo mwana ufite ibyo ababyeyi be bamubwira gusa sibyo wowe umbwira ngo abajambo news uragira ngo nako niba ari ASBR niba ari n'abakiboza nabuzukuru bambonye umutwa nabana bashingiro wari umupowa ariko ibyo bigisha ibyo babwira ni nabyo nabo bakuriramo niyo mpamvu urimo kubona ukavuga ngo uyu mwana wavutse mu 2000 ufite imyaka 21 sibyo ideologie yirine ideologique yafasha arayikura he arayikura mu babyeyi be nibo source d'information ya mbere arayikura mu byo asoma mu bitabo no kuri zo za internet zose kuko n'urugero ugiye gufata nk'ibintu hari abantu hari abanditsi
banandika ibitabo kuko binapfobya jenoside. Hari abitwa ba Judy Riva umaze iminsi wumva, hari abitwa ba Bernard Liga, hari Philippe Regency nawe wigeze amateka kera, we yanditse kera, yigeze guhora afite umurongo muzima usomye ibintu bye bya kera nawe ugasoma iby'ubu ngubu, ariko wenda niwe nk'umushakashatsi niwe ukubwira ati la liberté de la recherche mfite ukwanjye mpitamo, ntabwo najya mu bushakashatsi bwe. Ariko iyo usomye ibyo yanditse vuba aha ngaha n'ibyo yanditse kera nabyo usanga bidahura. Iyo ufasha abitwa Bandere Gishawa, iyo ufasha umunyamakuru mugenzi wanyu ngira ngo yitwa Charles Onana, hari ibyo yandika nawe, ni umukamerune de nationalité française, hari ibyo yandika nawe. Donc ni ukuvuga ngo ababyeyi, abantu ba hafi, te proche collaborateur, cyangwa ayo mashyirahamwe nahoze mvuga y'abantu bavuga ko barwanya ubutegetsi bashaka guhindura ibintu mu Rwanda, bari igihe bashyiraho ideology ukayikurikira ukaguma muri iyo, none se ukabivana ku babyeyi, ibindi ukabisoma, ibindi ukabyigishwa. Niba abantu bagendera ku byanditswe nabo bashare una nabo muri Cameroon bakagenda ko bose uvuze nabi Burayi abandi, aho ntibyaba biterwa nuko hari cyo cyuko abari hano babibayemo batabyandika. Mbo barabyanditse umuntu usoma ushaka information, hamaze gusohoka ibitabo byinshi kuri jenoside pe, hamaze gusohoka ibintu byinshi kuri jenoside, ariko nanone ntabwo nanavuga ko iyo gap yo kutandika mu banyarwanda ihari. Hari gap yo kudashyira kuri paper. Niba nanditse igitabo kivuga ibintu runaka, wagombye gushyira nawe ku meza y'indi version icarenginga iyo version nashyizeho. Donc nuko information zikomeza zigasirikira, noneho abantu bagahitamo. Nk'iyi interview mpaye, ushobora kuzagera igihe runaka umuntu akayishaka online akayibura, ariko interview ntabwo ihwanye nuko hari article scientifique izaba yanditse quelque part ku buryo izaguma muri archive umuntu yishatse akajya kuyibona. Inyandiko ifite ukuntu imara igihe kuruta, ariko isi turagenda tujya mu isi iri digital, aho abantu bashobora kubika za image n'amajwi, ku buryo ubu iyi systeme y'ubushakashatsi iri classique yo gushakira mu byanditse gusa. Ubu ngubu turagenda tujya no muri isi iri digital yemera no gushakira mu ikoranabuhanga no gushakira mu byavuzwe cyane cyane ko ubu ngubu mwanjye wanjye nta bibliothèque ngira. Nahoze mubwira abandi birunda mu bitabo bakifotoza, jewe iyo nshaka igitabo bibliothèque yanjye kuri computer, ninjira muri database za kaminuza, nkajya muri bibliothèque yaho ngashakamo igitabo nkagifungura. Njyewe wenda ntibanyishyuza kuko nkiri member wa faculty, ariko hari abandi bishyuzwa, hari naho ugera bakakwereka amafaranga ukishyura ugafungura igitabo ukagisoma online, cyangwa se mu kimwe ukabona amajwi runaka y'ikintu umuntu yavuze. Hari za discours politique n'izaba Roosevelt turacyazibona. Donc ni ukuvuga ngo uburyo bw'ubushakashatsi ni bwinshi, buri muntu wese yareba, ariko ikigaragara cyo nuko nemera ko umuco wo kwandika cyangwa wo gusoma hano ukiri hasi cyane. Ndetse wanareba hari n'igihe ujya muri za kaminuza zacu koko ugasanga umwarimu ikintu yanditse ni teze ya doctora kugira ngo abone iyo diplome, ariko nyuma yaho nta kindi kintu yanditse akagiklasa kuko ni muri kaminuza usanga yaranditse ariko bibiza hanze, ugasanga na cya gitabo yacyanditse kugira ngo abone diplome, ariko ugasanga nyuma yigishije imyaka 10 nta article scientifique nimwe arasohora. Abo ngabo nabo barahari mu buryo bumwe cyangwa ntawe ujya wandika, ariko no nakubwira ngo nanjye naherutse kwandika ibintu byo mu mashuri. Naho wabaye nk'abandi? Ntabwo navuga ko nabaye nk'abandi kuko jewe pour l'instant ndo umunyapolitike, ntabwo nta cyambuza kwandika mbiboneye umwanya. Nge ndo umunyapolitike, ntabwo ndo umushakashatsi, sibyo. Pour l'instant nta nubwo ndi n'umwarimu, nubwo ari cyo cyari igitekerezo cyanjye ariho naganaga igihe nashakaga kwiga amashuri yo ku rwego rwa doctor. Ikibazo rero ndimo kukubwira aho ngaho rwose byose biragaruka kuri cya kintu cyitwa kumenya guhitamo. Kumenya guhitamo the right information, kumenya guhitamo aho ukura. Ubu ngubu ushobora gufata abanyapolitiki, ushobora gufata Gregoire, ushobora gufata Gitera, Habyarimana Joseph Gitera, sibyo, aho kwica Gitera mu cyo bimutera aprosoma. Ugafata Kayibanda MDR Parmehuta, ugafata Juvenal Habyarimana Rutemayeze, cyangwa ugafata MRND, ugafata RPF, ugafata za noneho, cyangwa se ayo nama shyaka nandi mukureba. None warangiza ugafata n'abarida abayoboye, ugafata Kayibanda, ugafata Habyarimana, ugafata His Excellence Paul Kagame. Abo ngabo ni abantu bayoboye igihugu mvuga mu bwoko muri Republika. Ugafata Theodore Sindikubwabo umwe wa leta y'abatabazi, bose ukabafata. Warangiza ugafata Pasteur Bizimungu, bose no Pasteur Bizimungu yari ari muri ligne ideologique ya RPF. Ubwo nabishyize mu kwa kundi nagiye packaginga ibyitwa za Republika uko zagiye zikurikirana, udashyizeho monarchy, udashyizeho ubwami, ugahitamo ngo my role model cyangwa umuntu nareberaho icyitegererezo cyanjye ni ikihe, sibyo? Ni ikihe? Hari uzaza hitemo His Excellence Paul Kagame, hari uzaza hitemo Kayibanda, hari uzaza hitemo Habyarimana,
na ideology ya MRND abo bose barahari kandi izo ideology ya Kayibanda ni ya MRND ni ya RPF ntibishobora guturana ntabwo ni koco wumva ya buri kanya ni ikibazo ni za ideology zigongana ntabwo tuvuge urubyiruko ruzamenye ruhitamo iyihe ideology niba izo z'abasaza zigongana kandi zitanahura kandi urubyiruko rugomba kuzibamo niba kenshi kuvuga kuko baracyari bato kandi babona ku mbuga nkoranyambaga babyumva abantu babivuga bazahitamo bate njyewe nabahitiramo gufata ideology iyoboye igihugu uyu munsi hari RPF nk'ishyaka rimwe mu ibyo nakwita ruling party kuko niryo navuga ridomina mu nzego nyinshi z'igihugu z'ubuyobozi bw'igihugu niyo yahoze ifite ingabo za RPF zaje kuza zivamo RDF hajyamo n'abandi huba ku gisirikare cy'igihugu ngewe nabahitiramo leadership ya His Excellence Paul Kagame uyobora u Rwanda uyu munsi kuko kugeza ubu niwe wenyine utarafiringa ariko abandi bose ideology zabo zarangiriye kuri genocide kubera yuko ideology ya Kayibanda niya Habyarimana nta nubwo navuga ko zitandukanye cyane nk'uko ibya Kayibanda byiswe ngo ubutegetsi bw'abahutu b'abanyenduga bo mu majyepfo ibya Habyarimana bikitwa ubutegetsi bw'abakiga sibyo ariko ntabwo bitandukanye cyane niyo mpamvu bose baje bakagwa kuri genocide yo muri 1994 icyo bagihuriyeho kuvuga ko igihugu ari cy'abahutu kuvuga ko ari bo benshi rubanda nyamwinshi politike ya rubanda nyamwinshi igihugu ni cy'abahutu abatutsi bakwiye kujya batoragura twatakaye hasi bakwiye kubona imyanya ingana nuko bangana ni bake critère de compétence kavaho uba abantu barimo nuko umurongo wa RPF ifite nuko n'abanyaro umurongo ushaka icyo bita majorité politique et pas majorité ethnique kuvuga ngo ni mu benshi ariko bibari mu buryo bushingiye ku bitekerezo bya politike ku bitekerezo bya bibora igihugu so ko ibihugu biteye imbere akenshi nuko wenda ibyo ngibyo ushobora kuvuga ngo wenda uri umusenateri uri muri system okay fine ni uburenganzira bwo kubifata gutyo ariko n'uburenganzira nanjye bwo kubwira umwana muto ngo hitamo gutya noneho uko akenshi noneho kumwereka ko hitamo ugira ngo wamwereke ibyiza biri yes ntabwo wabwira umuntu ngo nahitemo ubundi umuntu uzi ubwenge umubwiye ngo hitamo gutya arakubwira ngo wayi ukamuha impamvu akanagucarenginga nibyo ni nabyo nawe urimo gukora akanagucarenginga none n'iki gihe undi nawe ashobora guhitamo akagenda akigira muri nostalgia ya MRND akayikumbura ubu MRND ubwato bagiye bari butubumbye akavuga ati numva bizagaruka nge nibyo nemera sibyo donc ni ukuvuga ngo buri muntu muhe ukuri kwa version nk'eshatu zitandukanye noneho umurekera amahirwe yo guhitamo we gufata icyemezo nibimunanira umubwira uti if I can suggest this is good this is bad kuko ntabwo ushobora gufata abantu bayoboye igihugu bakendinga hapo bakoze genocide none urangiza ngo umbwire ngo uwo murongo wabo wa politiki uri bujyemo ibyo ngibyo ntabwo bishoboka donc niyo mpamvu rero umubwira ngo iyi politike abantu bakora ikwiye kuba ari politike iri objectif ari politike ishingiye ku mirongo migari yo kureba ejo hazaza heza h'igihugu kuko niyo mpamvu nakubwiraga ngo abanyapolitike benshi bayoboye Afurika nkunda no kubivuga bakunze kugira politike yo kwireba bakagira politike irangirana nabo bagasandarana n'ibyo bitwa ngo bakoze kandi batazagira gute donc kandi nabyo byantabyo nigeze gusoma igitabo cy'umuntu witwa Johan Swinen ni umuntu wabaye ambasaderi muri hano mu Rwanda kuva hagati ya 1990 na 1993 hari igitabo yigeze kwandika hari ahantu yanditsemo ubwo yagiraga inama igihugu cye muri za note diplomatique biri no mu gitabo cye yarabigaruye avuga ngo si Habyarimana cool iri kurera avec le pays bivuga nahirima zahirimana n'igihugu ibyo bintu Johan Swinen yabivuze igihe ibintu byari byagunganye abantu bari mu masezerano ya Arusha Boniface Nkurinzira chef wa delegation bakamwita inkotanyi bagera kuzi ko byageze n'ahantu bavuga ngo ni umututsi yigeze kwandika ibaruwa irahari yigeze kwandikira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu amusaba kudetermina ubwoko bwe noneho ntibigeze bamusubiza ariko nawe yabikoze abizi ariko byari ukuvuga ngo umuntu ubaye objectif muri politike barimo kuvuga ko ari mu ruhande rw'inkotanyi kirahirima none se byabaye genocide n'urimo ibyo ambasaderi yabivugaga erega bari abantu bari abadiplomate basesenguraga ibyo babonaga ukuntu niba se Matayo ngero mpatsavuze ati natanze amabwiriza ko mu mpera z'ukwezi ukuntu interahamwe zigomba kuba ziri mu gihugu hose kandi zifite n'ibikoresho bihagije ibyo bikoresho bihagije byari ibihe byari imihoro byari imipanga byari byabitenge bambaraga ntabwo ushobora kumbwira ngo zagiraga imbunda ntabwo ushobora kumbwira ngo indege yaguye hano
ngo birasobanura ko abatutsi bose bagomba gupfa kuko ntabwo umututsi wese afite icyo yarahuriyeho no kugwa kw'indege. Donc ni nayo mpamvu nkubwira ngo ibyo ni ibintu ideologie ni ikintu umuntu ahembera. Iyi jenoside yabaye muri 1994 ni ideologie ni ideologie génocidaire bakomeje kugaburira kuyizana ukayigeza muri 1994. Ndagurugera muri 1975 muri 1975 u Rwanda rwanze kuratifiya iriya konvention kuri jenoside, iriya konvention muri 1988 rwanze kwiratifiya ahubwo rurasinya gusa kuko buriya mu mategeko mpuzamahanga harimo signature n'ibyo bita ratification. Ratification ni ugushyira amategeko traité mpuzamahanga mu mategeko y'igihugu hagati. Donc ni ukuvuga ngo c'est la réception du droit international en droit interne. Ibyo nibyo bita ratification. Naho gusinya ni ukuvuga ngo I have an intention donc je signe mais je ne m'engage à rien. Ni nko kwambika umuntu igipapuro. Igipapuro ni kimwe nuko wakwambika umuntu engagement ntabwo bivuga ko uzamurongora. Ubukwe bushobora no gupfa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko nibyo twita ngo ni animus contrahende mu kilatini ni kimwe na bya bintu bita gusinya ni nka biriya bintu bita ngo za MOU cyangwa gentleman agreement uretse ko ni ukuvuga gusinya ntabwo bwabyo ubwo ntabwo traité ubaye nta gusinya nta engagement biguha nta engagement mpuzamahanga biguha ariko kuratifiya uzana iyo traité ukayishyira mu mategeko y'igihugu. Ibyo bintu rero leta yo kwa Habyarimana yanze kubikora nabyo byo wumva abantu bo mu Bufaransa iyo u Rwanda rusaba ko baburanishwa cyangwa rubashaka niyo baburana bavuga ko ibyakozwe mu Rwanda byabaye bititwa icyaha mu mategeko y'u Rwanda kuko buriya icyo bita icyaha mu gisobanuro cy'amategeko kuko icyo gihe nta tegeko ya jenoside rya yes mu mategeko icyo bavuga hari principe yo bita n'uri mu criminel non la poena sin lege ni principe de la légalité des infractions et des peines ni hame rivuga rigena uburyo ibyaha n'ibihano biba bibiri bavuga ibyo bita action ou omission. Action no kuvuga ngo le fait de faire ce que la loi interdit de faire no gukora iki tegeko ribuza gukora. Omission le fait de ne pas faire ce que la loi commande de faire kudakora iki tegeko riteganya gukora. Ibyo bintu kimwe byombi cyangwa kimwe muri byo bikaba ari ibintu biteza akaduruvayo muri rubanda kandi itegeko rikaba ryarabiteganyirije igihano. Icyo nicyo gisobanuro cy'icyaha. Ibyo rero bigiye kubireba kubijyanye na jenoside ukareba muri Penal Code yacu yari hari icyo gihe ntaho wayibonaga nta na traité wabonaga yabaye ratifié kandi n'ubundi u Rwanda rwaragiye rukora reserve ibyo bita reservation clause kuri objet ya convention. Objet ya convention byaruguhana no gukumira no kuvuga ngo nta kintu byari bimaze kuko byari biri mu ngingo ya 9 iyo rero yiriya traité yiriya convention muri 1948 donc ni ukuvuga ngo rwagiye rwigengesera rurasinya rwajya kuratifiya rukifata ni ikintu ukuvuga ibyo bintu byo kuzakora jenoside bisa naho byari biri mu murongo n'ubundi wa politike yari hari kuko ivangura ryari bikiriya kuko nubwo nkubwira ko muri Republika ya kabiri haje ikibazo cy'ivangura rishingiye ku turere ibyo bitaga iby'abakiga n'abanyenduga byagaragaraga mu mirimo ya leta no mu mashuri ariko na cya kibazo cyiswe cy'abahutu n'abatutsi ntabwo cyari cyarakimutse kuko urabibona mu madiskuru ya Kayibanda aho bamubaza abatutsi bicwaga kuva za 69 na mbere yuko ava ku butegetsi gatoya icyo gihe Kayibanda avuga ngo uko byari uburyo bwo kugabanya amabandi mu gihugu. So donc urumva discours za Kayibanda zirari zirondora ko uzishatse umuntu yazikwereka. So ukareba rero ko byazamutse ukagera mu binyamakuru byabakangura bangeze za RTRM n'ibiki byose ntabwo birabintu hari ibintu byavuye mu ijuru ngo bize byikubita aho ngaho ni ideologie yamaze imyaka 30. Ideologie rero ni ikintu cyigishwa kikaba véhiculé ni ikintu kiba endoctriné. Rero niyo mpamvu urimo kubona kuko hari abana bafite ingengabitekerezo kandi ari batoya. Hanyuma tuvuge abapfobya jenoside ubu ngubu ubona bagamije iki? Bo bakubwira ubutegetsi n'uguhakana gusa n'ukuzakora indi niki? Bo icya mbere hari ibintu bo nibo bazi icyo bagamije. Okay? Ari sesenguzi wakireba bo nibo bazi icyo bagamije ariko icya mbere cyo bavuga ko barimo gukora politike rimwe nakubaza ni politike hari abavuga ko bashaka gukuraho leta bagashyiraho iyindi hari n'abarakari bamwe bataha umwanya wo gukanda cyangwa guhora sibyo cyakwigwizaho cyangwa kwigwizaho ubwo ni ubusesenguzi bwanjye kuko hari n'umuntu uvuga ati tumaze gufata igihugu nagombaga kwigwizaho umutungo w'igihugu ngira ngo wigeze wumva ko hari abari bafite za hegitari zirenga 400 mu Mutara ngira ngo umukuru w'igihugu yigeze kuyabaka yarasaranganye hana abaturage ugasanga umuntu umwe afite hegitari 400 ngo ni general ibyo ngibyo nabyo birashoboka abo bantu adumva ngo hari abafite umururumba habari bafite umururumba wo gushaka kwikubira ibyiza by'igihugu nyuma yo kuvuga ngo twafashe igihugu noneho harimo n'abandi babarakari batabonye nakubwiye batabonye ibyo be expectingaga RPF imaze gutsinda noneho hari n'abandi barakari batakaje ubutegetsi abo ngabo barimo bakoze jenoside sibyo noneho
donc impamvu zabo zishobora kuba nyinshi. Noneho icya kabiri hari n'abanga Kagame hari n'abamwanga hari n'abakubwira ngo bafite umujinya hari n'abakubwira ko banga RPF sibyo. Izo zose ni impamvu wabona mu busesenguzi ariko buri wese mu mutima wafite izi sibyo. Ni ukuvuga ngo rero icyo Kigali cy'ibintu by'akaduruvayo nk'ibyo nicyo ngiye nanze kugenderamo. Njyewe mpitamo ko nahisemo kandi j'en suis fier, I'm proud of my choice. So voilà, ndumva ari byo nakubwira. Ibisigaye ngira ngo ikiganiro cyawe cyabaye kirekire singiye gukorotira ikiganiro cyawe. N'ubu ngubu twanagikomeza nta kibazo. Ariko nge numva ibyo nashaka kuvuga gikomeza. Igisubizo cyawe ndumva nakiguhaye. Ushatse wazana n'ikindi ariko ndumva aho nasubizaga ikibazo kivuga ngo ubona bagamije iki. Hanyuma hari ikindi kintu hano nibaza. Kuba warabaye hanze ni n'amahirwe mfite yo kuba uramfasha kubyumva no kuburi hano nandi mahirwe yo kumfasha nabyo kubyumva. Hariya aho cyane cyane mu Burayi, muri Amerika, Canada, hari twita abanyapolitike nabo barabyita bavuga ko ari bo usanga bafite yingenga bitekerezo wenda iganisha kukuraho ubutegetsi cyangwa se gufata ubutegetsi mu nzira imwe cyangwa se mu yindi. Ariko no mu mashyamba cyane cyane yo muri Kongo hariyo imitwe yitwaje intwaro nayo irimo ibyiciro bitandukanye. Harimo abavuye hano n'abasirikare bajyayo bashaka kubatanahuje ibitekerezo nabo bari mu Burayi abanyapolitike. Hakaba indi mitwe yitwaje intwaro ikomoka ku bagiye bahunga igihugu nyuma yuko FPR gifashe nabo bariyo bashaka kubona badahuje ibitekerezo nabo bari i Burayi ndetse badahuje ibitekerezo n'abagenzi bari mu mashyamba. Ubona ari abanyapolitike ari imitwe yitwaje intwaro ubona ari bandi bafite imbaraga zo kuba bagira icyo bahindura ku gihugu. Nta numwe, bose nakavuyo bose nakaduruvayo kuko bose icyo nakubwiye ngo bose bakora ibyo bita za alliance contre nature. Des alliances contre nature ibyo nita kuvanga bitavanga. Nta na kimwe kubera yuko ese ntabwo wigeze kumva twagira mu ngo yiyunza na FDLR. Ntabwo si cyo FDLR yacitsemo ibipande hakajyamo kimwe kikaba icyo witwa niba ari witwa Wilson irategeka uri aha ngaha hari n'ikindi cyasigaye cy'abaradikale hari ikindi kiyobowe n'abitwa babyiringiro icyo ntacyo wumvise. Nta kindi uzi cyavuze cyitwa Rudurunana cyavuze kiyoborwa no mu professeur wigishaga muri Massachusetts ngira ngo arashobora kuba kinahari Dr Jean Marie Vianney Higiro sibyo yigeze kuyobora Orenforo hano yari umuntu wo muri MDR. Nta kindi se kintu cyitwa nta kindi aba bafatiwemo ngo cyitwa P5 kirimo icyo cyari ihuriro ririmo RNC ririmo za FDU ririmo ibyitwa ngo bya babandi ko ntaganda ngo Amahoro People's Congress ni irindi nakandi gashyaka kandi kantu akandi karwi ko umuntu witwa Gasana Garikani uba Toronto niwe najyaga mbona kayobora. Hari ibindi byitwaga ngo hari ikindi cyitwaga ngo PDP Imanzi cyatangiwe na Deo Mushahidi. Ibyo bintu donc hari ibintu biri aho ngaho muri icyo Kigali cyitwa P5. None hariho na RNC ivuguruye buriya ntuza RNC irahari buriya hari RNC iyoborwa na Rudasingwa nayo irahari arimo we witwa Jonathan Musonerano witwa Joseph Ngarambe. None hariho n'ikindi hariho nakandi nako kasohotse muri FDU kitwa kuwitwa Eugene Ndahayo nako kitwa Inkubiri karahari nako kitwa Inkubiri mwumve nayo mazina kirare Eugene Ndahayo kitwa Inkubiri. None nawe yigeze kuba derekabo hano muri office ya Prime Minister. None ugafata ibyo bintu byose iyo mitwe P5 urabona iki cyafatwe witwa ngo niba ari Mudasiro niba ari yego Mudasiro twagera mu ngo giye kuri FDLR ati turafata umuheto. Ejo bundi yiyunze na Rusesabagina abaye umuvugizi wa MRCD ifite branche army yitwa FRN iyi ngiyi irimo kuburana sibyo. Hari ikindi kirimo abavugizi bombi barafite hari icyo cya P5 kirimo abitwa ngo niba ari ba Mudasiro niba ari bavuga ngo ari cyo cya P5. Donc mwokagira imana urumva aka gatugo wagahoza gute? Ni ibintu by'akaduruvayo bitagira umurongo uwo ari wose waba ligne idéologique yaba impamvu ya politike iyo ari yo yose. Aba bagiye mu mashyamba ya Kongo bazaraswa bashire abanze gushira batahe bizane bayamanike bizane cyangwa bahitemo kugwa mu mashyamba nka mudacumura. Abahisemo gusazira i Burayi na za discours zabo naho hari imva bazashyingurwayo. Kera umuntu yajyaga kugutuka akakubwira ngo urakavuga ishyanga. Hari nabo najyaga numva Cyprien Rugamba avuga ngo umenya gusaza utanuranyije cyane. Hari ibindi bijya igaruka cyane. Hari abantu reba ukabona barimo gusaza banduranya sibyo. Ugasanga umuntu w'umusaza ashakuje nk'imyaka 20 ku buryo udashobora kubona gushakana CV ye. Ushobora gufata umuntu wize
ufite imyaka nka 70 ariko washaka CV y'imyaka 10 ntuyibone. ariko hari abasaza tuzi wenda basakuje hanze byaje gutanga umusaruro ku bana babo. urugero Tshisekedi uzi ko yindi yavugije umwana we ntari kuyobora iki gihugu kinini. Sasa rero reka mubwire, nkunda kuvuga ngo amahirwe y'inyamanza siyo y'izindi nyoni. Buriya hari abantu bakunda gukora politike yo kwigana. Nakubwiye ko politike atari ukwigana. Politike no kuba ufite impamvu, urumva? Ndakubwiye ko hari abantu bungubu bari mu bintu ngo byo kwigana RPF. Ngo kwigana uko RPF yabigenje gafata igihe uko yabikoze. Reka mubwire Angel, mutabaruka. Ntubona iyi telefone yawe? Sibyo? Ubu njyewe ntabwo ndi umuhanga mu bintu bya ICT. Ariko biroroshye kubona huri. Iyi telefone ujya gutyo ukayeba. Kuri sinyale zayo. Sibyo? Iyo rero umuntu agiye akavuga ngo ari hano hakurya mu ishyamba hirya ya Goma kandi ari muri Komore, cyangwa akavuga ngo muri Nyungwe nimba gasanga aravuga Nyungwe, nagize ngo ni Nyungwe muri Komore. Sibyo? Cyeretse niba muri Komore haba Nyungwe. Urumva? Iyo uvuze niba yishyuye urashyira inzego z'umutekano zirahita zibona buri uko ni deplace. Ubu ngubu zino ndege zigenda mu kirere ubusigaye utracking online ukabona indege runaka iri urabibona cyane. Sibyo? Icyo gihe rero bari umuntu bwe ugiye kuri telefone ukabona ko message ari kwandikira iturutse iturutse cyane. Iyo technology rero yose, iyo technology ibyo ubwo buryo bw'ikoranabuhanga, izi telefone ziradufasha ariko ziranatuneka. Sibyo? Ziranatuneka. Ama application yose ari muri zo ntabwo tuyazi ntituzi n'icyo avuga. Noneho rero wowe ukavuga ngo urashaka kurwana urugamba umuntu yarwanaga igihe yihishaga ntiyagire umenya aho yihisha. Wowe nishyushyeho telefone baragutukura. Sibyo? Nize abanyamerika bamenya aho Osama bin Laden ari gute telefone. Nize mudacumura abantu bamenya aho ari gute. Donc reka mubwire abantu bakwiye kuva mu ntambara z'ubucucu ziri classique. Zitakijyanye naho isigeze. Sibyo? None subwo ntabwo ushobora gukora politiki na General Kabare bigeze kubivuga. Avuga ati ntabwo urugamba ntabwo ari ukwigana. Hanyuma ikindi cya kabiri, ese bari abantu uko babona uko banyanyagiye gutyo, haba bari mu ishyamba haba ari nabo bari Burayi. Sibyo? None se twagira mu ngo yanyitaga umugambanyi kubera iki kandi dukorana? Nuko mwakoze ibintu bimwe ugahindukira ukizera mu myanya y'ubuyobozi. Mbona ajyanye amabanga y'ishyaka wabasize ayahe mabanga se buriya afite amabanga yayo. Donc ngiye icyo nshaka kukubwira rero, ndakubwira yuko abantu bwabo batumvikana kandi batanizerana. Uwitwa Gasana Anastase wari Minister of Foreign Affairs yabaye na ambassadeur w'u Rwanda muri UN. Yego. Gasana Anastase nawe afite irindi shyaka yigeze gushyiraho ingabo zitwa Urukatsa. Yigeze gushyiraho ingabo zitwa Urukatsa. Izo nazo ntituzi aho zikorera. Sibyo? Kwagize ari zo mu bitabo. Donc nawe wabyemeye ko ari izo mu bitabo. Izo se nizo zizahindura ibintu mu Rwanda. Izo zizakora zitinzeho. Donc hari izindi zirasahari yahigeze zirwa zirumva. Reka mubwire, uretse kwica abaturage no kuzagwa ruhabo nazo bakazisakuma zigashira ntacyo zizageraho. Ubu se nta cyakorwa ngo abo bantu twumva iyo za Burayi zahe hose mu mashyamba nahe batahe batarashwe kandi bafite umusanzu. Ngiye se ko natashye anje ko natashye ninde wabujije gutaha? Cyitse niba ari ibyaha batinya byatuma baza hano bakabaha urudinga accountable. Okay, ngiye ko natashye bo ninde wabujije gutaha? Nabo nibaza. Inje nkunda kuvuga ngo u Rwanda rurafunguye ariko ntirurangaye. Ibi nabivuze kenshi bifite meaning yabyo. U Rwanda rurafunguye ariko ntirurangaye. Nibaze ngewe naje mu Rwanda rufunguye ariko rutarangaye. Nabo nibaze niba bafite impamvu za politike zabo baruvandika baziruvandike hano, cyangwa bashinga amashyaka ashingiye ku mategeko y'igihugu, bemere gukurikiza amategeko y'igihugu, bakora izo za opposition zabo, bakore politike ariko bakore ino opposition responsable iri mu gihugu itica abanyarwanda. Ariko kwicara ugahagarara i Buruseli cyangwa Washington ukabwira abaturage ngo bajye mu muhanda, cyangwa ukavuga ngo mwese nimujye mu mashyamba, uzambwire n'urusesa bagenda urahanga. Ntacyo nshaka kuvuga kuri kesi yo gukora mu rukiko kuko ariko uvuga ko atizanye ko yashimuzwa. Ibyo ntabwo bindeba. Hanyuma noneho uyu nguyu uzamubaza niba hari umwana uba muri FDLR. Nubwo yari umuyobozi ye bakavuga bati uzaba chef d'état major mu bantu bajya kurasa ntabwo urimo. Uzabaza twagira mu ngo afite abana urumva abasore bari. Uzamubaza niba hari no muri FDLR. Uzabaza niba hari umuhungu wa Kayumba uri muri P5 wari uri kumwe na Mudasiro. Uzagenda umubaza niba hari umuhungu we bari kumwe. Bashora y'abandi cyane, bashora y'abandi kandi bakoresheje akarimi bo bakicara hariya bakora ibintu bimeze nk'ibimina. Noneho bakabeshya abandi bose bamaze kuba desespere ngo nimuduhe amafaranga dukureho Kagame. N'abantu bajyaho bakishingira ikimina bakisakumira amafaranga udufaranga muri abo bose bashakisha, kuko hariya umuntu ikintu cya mbere akora abashaka n'imibereho. Ni nabyo nigeze kuvuga ko
politike n'umuntu uyikora full time bari abantu bakora politike z'ibigoroba politike zo muri karivu umuntu aragenda akava avuye ku kazi karigeze ko nizaza politike y'inda aho ntiyaba ariyo none iyo umuntu yaba ananiwe ahubwo ni nabo bayifitiye inda umuntu yaba ananiwe akavuga ati reka ndebe ibyiriwe ku mbuga nkoranyambaga agahita yandika akantu kagatangaza ati Kagame tugomba kumukuraho yavuga ati Kagame tugomba kumukuraho akavuga ati abantu bashaka gutera inkunga iki gikorwa turimo cyo kwibohora sibyo konti niyi ushobora kwishyura ku buryo umuntu maze bakamena nk'abagura amasuka mu gihe cy'ihinga noneho wa muntu nyiri kimina amafaranga akayirira akajya kubwira ko agura amasasu yohereza muri Kongo akakubwira ko Nyungwe yafashwe ari muri Komore ibyo bintu byose byo kwicisha abantu no kubeshya injiji iyo niyo politike iyo politike rero ntabwo nta kintu yageza ku bantu ntacyo yageza ku bayikora ntacyo yageza ku gihugu nta nicyo yageza ku barimo gushukwa kuko ni ibintu bimeze nko kuvuga ngo nibyo nisenguriza ngo usengerere iyo umuntu akubwira ngo mpa amafaranga ngo njye kugukuriraho ubutegetsi bukubangamiye urumva ubu njyewe bijya bingura ukuntu wafata akayumbu ukamuhuza na FDLR hanyuma iyo politiki igashoboka ugafata twagera mu ngo ukamuhuza na ideology ya Mudacumura cyangwa iya Gaston Byiringiro urabyumva kandi badahuje n'ubundi ntabwo bishoboka ntabwo ushobora kuvanga ibintu bidahuzwa ntushobora hari abantu batagira ikintu bahuje na kimwe sur le plan idéologique sur le plan kuko ikintu cya mbere byose bipfira muri idéologie nakubwiye ngo ce sont des alliances contre nature hari abantu batangiye kukubaza bamwe na bamwe ndashungura abati Mbariza Evode uramwumva igitekerezo cye Mbariza Evode ibyo yavuga kuri BBC byari ibitekerezo bye bwite cyangwa byari inyungu za politiki yararimo icyo gihe biradufasha gusobanukirwa neza ibyo bari bari hanze nabo bavuga noneho aduhe n'ubutumwa uko twarwanya ibitekerezo byabo kuko ubu intambara dukwiye kurwana ni uguhaguruka tukarwanya abafite ibitekerezo nk'ibyo by'ingenga bitekerezo ya jenoside kimwe igisubizo namubwira ngo yego nawe ya icyarimo wayi yego ibijyanye n'ubumenyi bw'amategeko sibyo ibijyanye n'ubumenyi bw'amategeko navuga ngo ni ibyanjye kuko ntabwo umuntu niba hari n'umuntu w'umurakare twaganiriye cyangwa niba hari umuntu urwanya leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri babandi wavuze ntabwo ari wowe wambwiraga ngo bivuge gutya ni ngewe washoboraga kumenya style yanjye nkoresha muri discours yanjye ishobora kumvikana no gukonvenka benshi sibyo donc ni ukuvuga ngo les deux ni yego nawe ya icyarimo hanyuma inama wabaye kurwanya ibyo bitekerezo inama nayitanze ariko muri iki kiganiro keretse niba abantu batumva inama nayitanze inama ni ukumenya d'abord icyo ushaka ukamenya no guhitamo neza kandi at the right time ni ukumenya ngo ni ryari kumenya ese ndashaka iki kugira ngo ugere ku cyo ushaka urahitamo ndahitamo gute kandi ryari ibyo ugomba kumenya bikorera kuko buriya hari n'abantu bagiye bahitamo nabi sibyo ni urugero ushobora kujya mu ntambara yo guhindura ibintu igihe kitaragera ukayigwamo kandi bikaba ukazaba useless mu mateka hari ibyo bita signe avant-coureur cyangwa signe d'état buriya ibintu byose buri muntu wese kumenya ngo igihe ni iki cyangwa se icyo gihe sibyo noneho ushobora no kugira un discours prématuré discours ifite akamaro ariko ukayivuga mu gihe kitari cyo ariko hari igihe abantu bakubwira ngo no politique ntabwo ari ukwiyahura ntabwo ari politique ni neza wabwiye abantu ko politique ari ukwiyahura politique ntabwo ari ukwiyahura politike ni ukumenya icyo ushaka politike ni ukumenya guhitamo politike ni ukumenya ngo ndahitamo ryari sibyo kandi ukaba konseka ukasuma icyo uhisemo iyo uhisemo ugahitamo ikintu ushobora no kugoma that's it ayo niyo mateka yawe undi anaragira ati end of the story ati ikiganiro ni cyiza pe Baza Evode nawe ibitekerezo bye utese ukurikije ibyo wajya kuvuga ukiri hanze y'igihugu byari bigiye ukiri hanze y'igihugu none ubu ukaba uri kuvuga ibindi bitandukanye nk'iby'icyo gihe kandi ukaba unavuga ko ari amahitamo yawe none ibyo ukora uri mu nyungu zawe ku giti cyawe uri kubikora nk'akazi icyo kibazo afite ariko uwo muntu ngira ngo nawe ari confused nta nubwo arimo kumva ibyo navuze nta kibazo umufashe kutaba confused kuko icyambere nakubwiye ngo Evode uwo mukunze kwita Evode wa BBC na Evode wo muri Sena niho ngeze ubu ni Evode umwe wahindutse sur le plan idéologique wamenye guhitamo ahitamo neza kandi amenya n'igihe cyo guhitamo sibyo hanyuma ibyo kuvuga ngo ibyo ndimo gukora ndimo kubikora nk'akazi umunyapolitike afite twebwe ngewe ndi mandataire politique ni ukuvuga iki mandataire politique ntabwo aba afite manda ye ku giti cye mandataire politique bivuga ko afite manda y'abaturage uyu munsi icyo kibazo uyu munsi akimbajije ndi muri Sena sibyo ni ukuvuga ko ibyo nkora ntabwo nshyira mu murongo donc ndi mu murongo wa politique ya système mu murongo wa politique ya leta
kuko nta munyapolitike uri private ubaho, kuko ntabwo senateri ari avoka. Senateri ntabwo ari avoka privé ufite cabinet ye, senateri ntabwo ari umucuruzi. Nibyo nakubwiye ngo afite manda politique, c'est-à-dire ko manda ye ni manda y'abaturage. Nicyo bisobanuye. Donc ni ukuvuga ko rero hagati aho ngaho ndatekereza ko umuntu akwiye kuba yumva neza kuba umuntu kuko ntabwo senare private company, nubwo ntari umuyobozi wayo, ni institution ya leta ifite manda y'abaturage. Sibyo ngere nshyira mu bikorwa manda y'abaturage kandi iri muri programme ya political system iri mu gihugu. Ngira ngo wenda ubushobozi bwo kubyumva bushobora kuba kumubana butoya, ariko ni ikibazo nkuko nabikubwiye cyo guhitamo kandi ukirengera ingaruka ukaba konseka y'ibyo uhisemo, kandi birinjira muri wa murongo wo kuba accountable ku byo ukora. Undi anaragira ati mwakoze kudutumiriza Evode uzi gusobanura neza ikiganiro cyane ndagikurikiye kandi ubutumwa ni bwiza kubashaka kubaka igihugu. Thank you Tivan for organizing these talk shows. Niko abivuga. Undi akavuga ati wambariza senateur uko yasesengura urubanza rwa Rusesabagina. Icyambere nkuko nigeze kubikomozaho, urubanza rwa Rusesabagina no rubanza ruri mu rukiko. Nirinda kugira gufata possession ku bibazo byashyikirijwe ubutabera. Wigeze no kubivugaho, nshobora kugira ikintu mvuga bakavuga ko ari influence kikagira ko ndimo gushyira igitutu ku butabera, sibyo? Nahitamo kwifata kubijyanye n'urubanza rwa Rusesabagina kuko wenda keretse rwararangiye, none umuntu icyo gihe tukaba turimo gusesengura judgment, tukaba turimo gusesengura icyemezo cy'urukiko, icyo gihe twaba turimo kudiscuta jurisprudence. Ariko kubijyanye n'urubanza ubu ruri mu bubasha bw'urukiko, icyo nigeze kuruvugaho ni ikijyanye n'ububasha bw'urukiko kuko yari yarangije kukipronounceaho, nereka abantu, nereka Republique icyo amategeko yerekeranye n'ububasha bw'inkiko ateganya ko kugira ubwene igihugu bw'amahanga bitambura ubutabera bw'u Rwanda ububasha, cyane cyane iyo umuntu akurikiranye ku byaha ndengamupaka kandi byakorewe ku butaka bw'u Rwanda. So donc ari byo bita competence territoriale, ububasha bw'urukiko bwaho icyaha cyabereye buza imbere y'ibindi byose. Buriya bifite ukuntu bifite hierarchy, haraho igihugu, haraho icyaha cyakorewe, ibyo bya nationalité nabyo bizamo, hakaza uregwa yafatiwe, you see. So ibyo bintu byose ni hierarchy, nibyo bita critères zishingirwaho pour déterminer competence y'urukiko. Harimo n'ibindi bizamo ibijyanye na residence y'aho uregwa atuye, uko bareba aho uregwa atuye, domicile residence. So hari za critères, ariko nyamakuru yagindi banza ni iriya yitwa ububasha bw'urukiko bwaho icyaha cyabereye. Icyaha rero byabereye ku butaka bw'u Rwanda.